turongeye turabasuje cyane nshuti bakunzi banzuri business group limited, mwebwe mudahwema gukurikirana ibiganiro byacu by'imari cyase by'imitungo itimukanwa tubagezaho umunsi ku wundi tubicishije kuri channel yacu ya Nzuri Market. Reka rero twizere yuko mukomeje kugubwa neza aho muherereye hose hirya no hino ku isi, kandi tubifurize gukomeza guhaha mukaronka nkuko rwose duhora tubibifuriza. Mukomeze mugire ibihe byiza nkuko rero mwakomeje kugenda mubibona ku mashusho. Tubafitiye inzu ebyiri nziza cyane zubatse kimwe, ariko buri yose ikaba yihariye mu kibanza cyayo ariko zegeranye. Ushaka kuzigura zombi cyangwa se ukagura imwe muri zo, kuko zose ziragurishwa. Izi nzu rero, izi nzu mureba ni imari ngiye nazigezeho nkanjye ubabwira. Murabizi yuko muri Nzuri tugenda tukabagererayo, tukabagerera kuri tele, tukabarebera. Izi nzu mu by'ukuri ni imari kandi ya cyane. Ni inzu ziri hano mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo, ahazwi nka Gasogi. Ziri Gasogi, akaba ari inzu ebyiri. Buri nzu ikaba ifite ibyumba 3 byo kuryamamo binini, ndetse ikagira douche na toilette ebyiri, ikagira salon, salle à manger ndetse na cuisine. Iyi nzu rero rwose kandi buri yose ikaba yubakishije amatafari ahiye, ikaba irimo buri yose nyine ibikoresho bya karita, amakaro meza, amaplafo, ibintu byose byiza bijyanye n'igihe. Izi nzu rero murabibona yuko na clôture yazo ari ruriba, zifite clôture nziza cyane ya ruriba, amatafari muzi ko yabaye ubukombe nta kibazo ajya agira. Tubibutse yuko ziri mu karere ka Gasabo, mu murenge wa Ndera, ahazwi nk'Igasogi. Izi nzu rero ntabwo zikwiriye kugucika, kuko ni inzu zirangiye kandi zirimo n'abantu bazikodesha, zibamo abapangayi rwose nta kibazo rwose na kimwe. Ni ukuvuga ngo ushaka kuzigura zombi ukaba muri imwe, indi ukayikodesha, cyangwa se urumva ngira ngo nta wazibamo zose icyarimwe. Ushaka kuzigura zombi, imwe ukayikodesha ikajya itunga umuryango, cyangwa se ukagura imwe bitewe n'ubushobozi, birumvikana, hanyuma noneho ukayituriramo nta kibazo, cyane yuko buri yose ifite n'icyangombwa cyayo cy'ubutaka. Izi nzu rero ntizikwiriye kugucika, wowe mukunzi wa Nzuri Market, wowe wakanze subscribe, ariko kandi mwibutse n'abandi bose nawe utwumvishe bwa mbere, kanda subscribe ndetse ukande na hariya kukazogera, kugira ngo ujye ugenda ubona imari tubagezaho umunsi ku wundi, kubera ko nitwe bambere hano mu Rwanda ku bintu bijyanye n'imitungo itimukanwa, kuko barangira imitungo itimukanwa. Tubibutse yuko izi nzu nyine nkuko nakomeje mbivuga, buri yose everyone has 3 bedrooms, 2 bathrooms, 1 sitting room, 1 dining room, kitchen and parking. Ni Icyongereza turakivuga. Izi nzu rero buri yose nuko nguko imeze. Nyabuneka iyi nzu ntikwiriye kugucika. Ndaje mbabwira igiciro, nababwiraga yuko ari twe bambere mu kubarangira imitungo itimukanwa, idafite ikibazo icyo ari cyo cyose, itari mu manegeka, itarimo za litije, idafite ikibazo na kimwe kabisa, kandi tukahabarangira ahantu habyungura, ahantu ushobora kugura ukunguka, kandi rwose mu gihe gito cyane, gishoboka. Niyo mpamvu rero tubabwira tuti nikaze kabisa, nikaze. Ariko kandi zikaba ziri no mu kibanza gifite ubuso bwa metero kare 500. Nababwiraga nti wowe ufite ahantu ugurisha, ngo no tukugurishirize, banki niba ari banki igiye kugutereza cyamunara, niba ari urubanza watsinzwe ugomba kwishyura, niba ari ibindi bibazo ufite, niba ushaka no kugurisha wunguka, ushaka gutera imbere, ushaka guhindura business, ushaka byinshi, ngwino tukugurishirize kandi mu gihe gitoya, utarindiriye izo cyamunara cyangwa se utarindiriye ko imitungo yawe itinda ku isoko. Ngwino tukugurishirize kandi mu gihe gito cyane, kuko abakiriya turabafite. Iyi ni cuisine y'izi nzu, buri nzu nyine ifite cuisine nkuko nabibabwiye. Hanyuma rero kandi
nawe ushaka kugura nyine twabikubwiye, ariko kandi nawe ufite amazu management yayo yakugoye, waburiye abakiriya batakwishyura, amazu bayangiza n'iki, ngwino utwegere tuvugane tugukorere property management, tukumanagingire imitungo yawe itimukanwa, ariko dushyiramo abapangayi, inzu zawe ntizikabura abapangayi duhari, dushyiramo abakodesha, dukurikirana iyubahirizwa ry'amasezerano, hanyuma noneho tujye tunagufasha kwishyuza. Yes, nibyo rero tubakorera amapura tukanabubakira, ibyo murabizi, turabimura, ibyo mwarabimenye. Yes, izi nzu rero niba wazikunze duhamagare kuri nimero zacu arizo 0788486797 cyangwa se 0782 ariko kandi ushobora no kudushaka cyangwa se kudukurikirana ku zindi mbuga nkoranyambaga zacu arizo Instagram, Facebook page, Twitter, hose n'ubundi twitwa Nzuri Market. Wanadusanga dukorera ni hariya rwose ku Muhima kuri Yamaha, ugeze neza muri Feruje zihuza umuhanda uva Kinamba ujya mu mujyi n'ujya Nyabugogo, umanuka gato nk'ujya Nyabugogo, ni etage ya kabiri uvuye muri Feruje y'amatafari ahiye yanditseho Shema House. Dukora muri etage yayo ya nyuma, umuryango wa mbere mu gikari hareba ku Gisozi. Reka rero tubibutse kandi yuko izi nzu ntabwo ari kawaida kuzigura zombi ni $58,000, Negotiable uzitwara zose ni $58,000, ariko bakaba bagabanyaho make cyane kuko ntako tutagize tubakaturiza. Hanyuma waba utwara imwe yonyine ni $30,000, ariko nawe bakaba bakaturaho duke cyane. Ni karibu cyane rero, turabakunda cyane.